Oh hello, nizere ko mumeze neza aho muri hose mu mpande zitandukanye. Hano ngiye kubasuhuza nizere ko mumeze neza kandi Imana ikomeze kubarinda. Aho rero ndagira ngo turebe by'umwihariko ubuzima bwa Bamporiki Edouard. Wabaye igikomerezwa cyane muri politiki y'u Rwanda, wabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Umuco na Siporo igihe kirekire cyane, ariko uyu munsi akaba ari mu gihome, ahakunze kuvuga ko ari mu nkuta enye rwose. Rero hari ubuzima bwe bwakomeje kugenda buvugwa butangazwa, hari benshi batabumenye, ariko twahisemo kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show kukubwira muri makeya ubuzima bwe ariko muri gereza ya Mageragere uko abayeho, dore ko yahageze no akongera akaba umuyobozi, nubwo ari mu gihome ariko abayeho mu buzima bwihariye tugiye kuba twakubwira. Reka tuge ikaze kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show, tugayemo n'ikaze tuvuge kuri Bamporiki Edouard. Ubundi ku ikubitiro muri Mutarama 2023 urukiko rukuru rwahanishije Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Angaro hari mu byaha yarakurikiranyweho byinshi bitandukanye, harimo ruswa, bikunda vuga nka bitugukwaha n'ibindi byari bikunze kugenda bivugwa. Uyu mugabo rwose yakomeje kugenda akora bigatuma atabwa muri gereza, dore ko na muzehe nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, kuko icyo waba uri cyose cyangwa se uwo waba uri wese mu gihe utaba uhanwe ngo abo uyoboye babikora nkana, bigatuma nabo bakora amakosa uko biboneye, bityo nk'umuntu uba ari hejuru bameze nk'indorerwamo agomba guhanwa kugira ngo babone ko ibintu byose bishoboka, kugira ngo n'undi wese amakosa yari yose yirinde kuzagwa muri uwo mutego, kuko azi ko amakosa buri wese yabasha kuyahanirwa. Rero niho byageze Bamporiki mu gihe yashinjwaga arafungwa, arakatirwa. Rero uyu munsi afungiye muri gereza ya Kigali ahazwi nk'Imageragere. Rero akaba afunze abandi bagororwa bose bisanzwe. Rero mu mwenda w'iroza rwose nawe awisangamo amaze kumenyera mu myaka 5 yakatiwe. Rero nubwo yafunzwe muri iyo minsi igifungwa, yahise yandikira Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri Twitter yahoze yitwa X. Uyu munsi ni X yahoze yitwa Twitter, amwandikira amushimira ko yamugiriye icyizere akamuha akazi, ndetse kandi anaboneraho kumusaba imbabazi, yemera ko yakoze amakosa, ariko nanone avuga ko atazayasubira mu gihe ngo yaba ari kuwe. Rero inkuru y'uyu munsi ubuzima tugiye kuba twakugezaho bwa Bamporiki Edouard muri gereza aho ari, n'amakuru tugenda dukesha bamwe mu bantu bavuye muri iyi gereza, abavuye kugororerwamo, bazi ubuzima bwa buri munsi, bamubonaga, bazi ukuntu abayeho. Bamwe rero basohotse mbere ye, abo baganiraga, abo babanye muri rusange nabo twagiye tuganira nabo, ndetse bakadusangiza amakuru y'ubuzima abayemo Edouard, nk'umuntu wari igikomerezwa, nk'umuntu wari uzwi na benshi mu Rwanda, ndetse nk'umuntu wakoraga ibintu byo gufasha abaturage, wakundwaga n'abahanzi mu ngeri zitandukanye. Rero Bamporiki Edouard muri gereza, abantu bagiye batubwira bavuyeyo yuko nubwo ari muri gereza ariko ngo abayeho neza. Ku ikubitiro ngo akihagera yarabanje atorerwa kuba umwunzi, cyangwa se ngo ni n'umucamanza nk'uko bitubwira, ngo anakunze gufasha abandi bagororwa bafite ibibazo bitandukanye, nko kubavugira mu nkiko, dore ko mu gihe cyose umugororwa akeneye kuba yabona nka serivisi runaka, yaba ubutabera, yaba ari ibyo kurya, dore ko muri gereza ikintu cyose mu kukigura ntabwo ari amafaranga, ni isukari. Ngo ikintu cyose ukeneye kukigura baguca ibiro by'isukari ugomba kuba watanga. Rero Bamporiki iyo ukeneye uburyo bwose niwe unyuraho, nk'umuntu wari usanzwe uzwi muri politiki y'u Rwanda, nk'umuntu wari usanzwe ukomeye. Rero bituma abantu benshi bamwiyambaza mu kugira ngo akorere ubuvugizi, dore ko yese rwose anabitorerwa. Ndetse ikintu gikunze kuba mu magereza ni uko ikintu ufunzwe wakoraga n'ubundi akenshi iyo uhageze urakomeza ukagikora, ariko noneho ukagikora mu buryo butari ubwa rubanda nyamwinshi, ahubwo ugakomeza ukayobora departement cyangwa se agace k'abagororwa gusa muri iyo gereza uri kugororerwamo.
turabona Bamporiki yagezemo ahita akomeza aba umwunzi muri gereza ya Mageragere. Ni nk'uko wafungwa uri umuyobozi wagera muri gereza no ugakomeza ukaba umuyobozi, ariko utayobora abaturage nyamwinshi, ahubwo uyobora abo bantu usanze muri iyo gereza. Nk'uko haba hari abakosiye n'abandi, nawe yarageze aba umuyobozi. Rero ikindi Bamporiki ntabwo arya impungure nk'abandi bose, nubwo yazirya afite umuntu ushinzwe kuzimutekera. Abagororwa baba bafite abakozi, ufite amafaranga wifite afata umukozi akajya azimutekera neza, akazikaranga n'amavuta, agashyiramo akunyu, bikagenda neza, akarya nk'abandi basirimu bose. Rero Bamporiki afite umuntu umwitaho, yambara neza nk'uko yambaraga na mbere, rwose arasirimutse nta kibazo, kumureba inyuma araganira. Uyu munsi Bamporiki akunda kwandika ibitabo ndetse no kubisoma, dore ko binavugwa ko mu gihe azaba asohotse mu gihome azashyira hanze ibitabo byinshi cyane azaba amaze iminsi yandika. Ikindi Bamporiki ari kwibandaho cyane, byavuzwe ko arimo yiga gitari, ngo mu gihe azaba asohotse muri gereza azakomeza acurange gitari kuko ari kuyibandaho cyane mu kuyiga. Gusa icyo atatangaje ni uburyo agiye kuyicuranga kinyamwuga. Gusa ariko we yakomeje guhamya yuko mu gihe azasohoka hanze azakomeza akayicuranga, kuko no ku busanzwe asanzwe ari umuhanzi, dore ko yamenyekanye cyane mu mivugo yakunze kujya ahanga akiri umujeni. Yakunze kuririmba imivugo mu makompetisiyo atandukanye, mu marushanwa atandukanye yariyitabiraga, akagenda n'abitsinda byinshi muri byo. Ikindi yanakunze kugaragara ari inshuti y'abahanzi benshi mu Rwanda, dore ko rwose ubushize na Bruce Melody yabigaragaje avuga yuko abantu benshi bamukritikaga bavuga ko Bruce Melody aririmba ibishegu cyangwa se indirimbo zidahesheje Imana icyubahiro, zirimo amagambo menshi y'urukozasoni. Rero yavuze ko ngo iyo Bamporiki aza kuba ahari, Melody ngo ntabwo ari kuba akora izo ndirimbo. Mu magambo ye yagize ati iyo Bamporiki aza kuba ahari, ntabwo nari kuba ndi gukora izi ndirimbo, kubera yuko yari kungira inama sinkore iyi ndirimbo. Icyo gihe Bruce Melody yarakoze indirimbo yise Akinyuma, bitewe n'uburyo igaragara, amagambo aririmbamo, video uburyo ikoze. Rero icyo gihe yibajijweho avuga ko rwose bitewe n'ukuntu Bamporiki yamugiraga inama, ngo yaba atarafungwa ntabwo byari gukunda ko akora iyo ndirimbo kuko yari kumubuza kuyisohora. Rero Bamporiki nawe bivuga ko mu gihe azaba asohotse mu gihome azakomeza ibijyanye n'umuziki, kuko ni umuhanzi ku busanzwe w'imivugo, amakinamico yakunze gukina muri Musekeya yitwa Kideyo. Rero uyu munsi bivuga ko ari gukareshya impano ye y'ubuhanzi, ndetse ngo azaba anabonye umwanya uhagije wo kuba yakora ubuhanzi bwe mu bundi buryo bwagutse. Gusa ariko nanone Bamporiki yatangarije abanyamakuru yuko ikintu uyu munsi kiri kumubabaza cyane kurusha ibindi, ngo nuko Bamporiki yafunzwe adasohoje inshingano cyangwa se ikintu yari yiyemeje, dore ko ngo atarafungwa yiyemeje ko yafasha abahanzi kubazamura bakagera ku rwego mpuzamahanga rudasanzwe. Rero yavuze ko uyu munsi ari cyo kintu yicuza, ngo yifata nk'aho ari ububwa ko bataragikoze, ariko kandi ngo mu gihe azasohoka agifite ubwo bushobozi azagikora. Bamporiki yafunzwe amaze kuvuga ko afite amafaranga agera kuri miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda kuri konti, ariko bakamugaya bavuga ko yazize amafaranga atari na menshi, dore ko rwose burya ntawamenya n'ibivugwa. Ariko muri rusange Bamporiki ubuzima arimo muri gereza bivuga ko abayeho neza, uburyo bwo kwambara, uburyo ari kuryama, bavuga ko afite icyumba cyiza, chambre, arara neza kuri matera nziza. Muri rusange ameze nk'umuntu wubashywe, dore ko ngo no kumugeraho ubusanga atari ibya buri wese, nubwo ari muri gereza ariko ni umuntu wubashywe, kuko ibi twabibwiwe n'umuntu umwe mu baganiraga babanye nabo bari muri iyi gororero ryaya Imageragere. Amakuru yandi kandi atugeraho yiturikiye kuri Bamporiki ubwe, ubwo ngo yari yandikiye ibaruwa nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame amusaba imbabazi, abazwa niba hari icyizere cy'uko yazamugira impuhwe akamurekura. Yavuze yuko ngo bosi cyangwa se umuntu asubiriza igihe ashakiye. Mu magambo ye yaravuze ngo umutware wanjye
asubiriza igihe ashakiye, cyangwa se mu gihe gikwiriye nibwo akora ibintu mu gihe cyabyo. Muri rusange ni nko yavuze ngo Perezida wa Repubulika ntabwo aragira ubushake bwo kumuha imbabazi mu gihe yabonye ko bikwiriye, akabona ko icyaha ashinjwa aracyumva ndetse yagisaba imbabazi ibyo yari amaze kubikora, hanyuma kandi icyo cyaha yamaze kugihanirwa, naho ngo Perezida wa Repubulika agafata umwanzuro w'uko amubabariye, ngo nibwo yazasohoka mu gihome. Rero Bamporiki ari kuvuga kuri izi mbabazi yandikiye Perezida wa Repubulika azimusaba kuri X yahoze yitwa Twitter, yavuze ko adashobora kongera kuba yamwandikira n'inshuro imwe, ngo kubera ko impamvu atamwandikira ngo ni uko ageze kumwandikira, ikindi ngo mu gihe gikwiriye ngo nabona bikwiye Perezida Paul Kagame azamubabarira asohoke mu gihome. Rero ibyo kuba yaranze kumwandikira byafashwe nk'aho ari ukuba harimo akantu ko kuba ari ubwishongozi cyangwa se kuba ari nk'ubwiyemezi, kuko nta muntu n'umwe ukunda kuba mu nkuta enye, cyangwa kuba yari umuntu usanzwe ari businessman, yari afite business nyinshi akora, ari umuntu w'umunyapolitike, nabyo bigaragara ko hari ibintu byinshi bishobora kuba biri kugenda byangirika. Ikindi Bamporiki Edouard yatangaje ni uko ngo nava muri gereza azakora ibishoboka byose agakorera igihugu cye, kuko ngo agikunda cy'u Rwanda, ndetse akaba ngo yakitangira mu gihe ngo yaba ahawe inshingano zo gukorera igihugu cyangwa se atazihawe, ngo azakora ibishoboka byose yitangira igihugu cye mu buryo bwose bushoboka. Gusa bisa n'ibigoye cyane ko mu mirimo ya leta iyo wakatiwe amezi 6 bigaragara ko nta mirimo leta yemerewe gukora. Rero ntabwo biramenyekana neza niba mu gihe yaba agarutse hari imishingano zindi yazahabwa na leta cyangwa se agahabwa muri guverinoma. Honorable Bamporiki Edouard ntabwo bizwi neza uko bizagenda, ariko bivuga ko nk'uko abyitangariza ko akunda igihugu cye, kandi ko mu gihe azaba ari kuwe azakomeza agakora ibishoboka byose kigatera imbere. Edouard kandi yakomoje ku buzima ari kubamo n'uburyo ki atari gusurwa n'abantu bakoranye muri politike, abaminisitiri bagenzi be n'abandi babanye muri guverinoma, uburyo ki ngo batamusura mu gihome, dore ko hari n'abandi bagaragaje ko mu gihe cyose wavuye mu nshingano, wavuye muri guverinoma, abantu bose mwakoranaga bahita bareka kuguhamagara. Gusa ibyo no kuba wafunzwe ngo n'igihe kuba muri guverinoma, abantu bose mwakoranaga ngo ntanongera kuguhamagara. Nawe yavuze ko nta n'umwe uri kumusura muri gereza, ngo ni ikintu adashyikira neza, ariko nawe akumva neza impamvu yabyo, kuko yamaze kujya ku ruhande rwabo niba byakwitwa kato, ariko muri rusange abo bakoranye bose nta n'umwe uri kumusura. Amakuru ye wenda hari uburyo bayakurikirana, ariko muri rusange kuba yarafashe isura y'u Rwanda agashaka kuyihindanya, bisa n'abamushyize ku ruhande, bati umuntu ukora ibintu bidakwiriye ntabwo dukwiye kuba twamushyira hafi yacu, nta kidasanzwe natwe yazi kuba yadufasha. Ngayo nguko rero ubuzima bwa Bamporiki Edouard uri mu gihome mageragere, uri kugenda yagururwa. Ubuzima abayemo muri gereza ni umuryango amaze kumenyera, asurwa n'umuryango, umugore n'abana bamusura kenshi cyane gashoboka, dore ko umugore akora ibishoboka byose akamugeraho kenshi nk'uko bagiye babitangaza. Rero igihe cye nikirangira ngo azasohoka yiteguye kandi yahindutse nk'uko abigaragaza mu nyandiko ndetse no mu bikorwa, avuga ko azakora ibishoboka byose agahinduka, dore ko bigaragara ku bantu batishoboye afasha abagororwa bagenzi be, uburyo abafasha mu buvugizi n'ibindi bitandukanye, nabo bakagira ubuzima bwiza nk'uko bakunda kumutangira ubuhamya. Yes, ngayo nguko rero reka mbashimire kuba mwumvise ikiganiro cyo kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show Rwanda. Ankubwire kandi ngo niba utarakora subscribe uyikore, cyo tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi, naho twebwe ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana ibarinde. God bless.